muvandimwe wowe nkurikiye uyu mwanya, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Nanone ni mwene so nimufasha Japhet, ndagarutse ngo twigane ijambo ry'Imana, kuko bigaragara neza yuko muri iki gihe gikomeye, muri gihe giheruka, dukeneye Imana kuruta ikindi gihe. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo nzanye iki? Ushobora kwibaza ngo noneho mfite ubuhe butumwa? Uyu munsi mfite ubutumwa bufite insanganyamatsiko ivuga ngo kuza mu byawe ariko ntiwemerwe. Ese iyo nsanganyamatsiko ubwayo muvandimwe ukiyumva watekereza iki? Kuza mu byawe ariko ntiwemerwe. Reka dusenge Imana mbere yo gutangira. Turagushimye Imana nziza, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana umuremyi wa byose, Data wa twese uri mu ijuru. Tuje imbere nanone nk'abana bawe, tuje imbere twicishije bugufi mu mitima, turaje ngo twumve icyo tuganiriza n'icyo tubwira, kandi turakunyiza ngo ukiri buze kuduhana natwe kuko tucyange kandi twe kongera kugisubiramo. Mwene mugenzi wanjye wari wese uri bubereye kino cyigisho nawe ndakwingize ngo ubane nawe, kandi nukuri umutima we uhindurwe nacyo, kugira ngo ugiye gutunga ku bicu tuzabane nawe, ko tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Kuko nabikubwiraga, ntabwo ndi bujye kure ibyanditswe byera, ntabwo ndi buza n'ibyo nihimbiye, nta nubwo ndi bukubwire ubutumwa by'ubwanjye navanye mu mutwe. Ndakubwira icyo ibyanditswe bivuga. Tubane rero nawe ufate Bibiliya yawe kugira ngo tugendane, turebe se ni gute umuntu aza mu bye ariko ntiyemerwe. Turahera muri Yohana igice cya mbere. Ufate Bibiliya tugendane. Yohana igice cya mbere. Igice cya mbere ku murongo wa mbere turasoma iki gice cyose. Ndagira ngo tubane umurongo ku wundi, kuko iki gice cyose turi bugisome tukirangize kugira ngo turebe ese ni gute umuntu yaza mu bye ariko ntiyemerwe. Ndagira ngo tugendane ku murongo wa mbere w'igice cya mbere. Uravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Kuri uyu murongo wa mbere nshuti muvandimwe unkurikiye kuri Rubura TV, uyu murongo ubwawo uri kwerekana yuko mbere na mbere Kristo wambambiwe nawe akakubambirwa yahozeho. Hari ukuntu tujya dufata Kristo tukamugira umuntu woroheje, tukamugira ikiremwa kiraho, ariko Kristo ntabwo ameze nk'uko ngiyewe nawe tumeze. Kristo yabayeho na mbere yuko nanjye mbaho, nuko isekuza byacu bigira gute bibaho. Ndagira ngo dusobanukirwe kuri uno murongo wa mbere ko Kristo wadupfiriye, wadukunze kuruta umuntu uwo ari we wese, yabanje kubaho. Icyo tugiceho akarwo kandi tugisobanukirwe. Umurongo wa kabiri, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Kandi Kristo si gusa kuba yarahozeho, kandi yahoranye n'Imana. Twajyaga twibaza ngo Imana ishobora kuba mu bwami bwayo yari yonyine. Yari kumwe na Kristo, yabanye na Kristo kugeza ubwo yamwoherezaga Imana ngo aze kuducungura. Umurongo wa gatatu ukavuga ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ni ukuri nshuti muvandimwe, najyaga nibaza nawe ukibaza, ese mu kurema kwanjye ni Imana yabigizemo uruhare gusa? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko na Kristo ubwe afitemo uruhare kandi rukomeye. Ushobora kuba uko uteye uno munsi, Kristo nawe hari uruhare abifitemo. Nubwo twebwe dutana, uko twaremwe n'icyo twaremewe nicyo bari cyo dukora, ariko uyu munsi Kristo arashaka ko icyatumye akurema n'icyatumye nanjye ndema dukwiriye kugikora nk'uko bikwiriye. Umurongo wa kane, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri Kristo Yesu turimo tugenda tubona ahangaha, muri we, muri Kristo niho harimo ubugingo. Udatekereza ko ubugingo buri mu nshuti yawe, buri muri pasiteri, buri muntu uwo wese wiringira. Muri Kristo niho harimo ubugingo. Ese ubwo bugingo buri muri Kristo, uvandimwe unkurikiye, ufite imbaraga zo kubushaka, ufite ubushake bwo kumva wabona ubwo bugingo? Imana nukuri igufashe kandi nanjye ifashe kugira ngo ubugingo Kristo afite nge nawe tubushake. Umurongo wa gatanu, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uwo mucyo wa Kristo waviriye mu mwijima, waviriye muri nge, ariko ikibabaje uno munsi ntabwo nigeze nkumenya, kuko tuzi ibyabaye kuri Kristo. Ubwoko bwakamwemeye nibwo bwamuhakanye, nibwo bwamwanze. Turi kureba kuza mu byawe ariko ntiwemerwe.
ni ukuri Kristo yaje mu bantu be, yaje no mu mitima y'abantu yiremeye, ariko abantu baramuhakanye ntibamwemera. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze ngo ntiwongere kwihakana Kristo indi nshuro. Ahari uyu ni umuburo ukugezeho kandi nanjye ngezeho, kuko dukwiriye kwibuka Kristo umurimo yadukoreye, maze natwe tukamwubahisha. Umurongo wa 6 tukavuga ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Kristo mbere yo kuza kwe yabanje kugira gute? Gutuma intumwa igomba kumubanziriza. Nshuti muvandimwe nkurikiye, ese urumva ushaka kuba wabanziriza Kristo kugira ngo mbere yuko agaruka? Kuki rero niba wumva ushaka kumubanziriza ukibereye mu by'isi, ukiryoye n'isi? Kristo yohereje Yohana kugira ngo azamubanzirize. Ni nkuko uno munsi Kristo nawe agukeneye uri kundeba kugira ngo ubanzirize kugaruka kwe, ariko ntabwo uzabikora ukibereye mu by'isi, ukiryowe n'iby'isi. Embere umuhamagaro Kristo ari kuguhamagara, uhaguruke ufatanye nanjye tuvuge ubutumwa tutebuze kuza kwa Kristo. Nguwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Nicyo cyazanye Yohana. Uyu munsi natwe nicyo gitumye duhagarara ahangaha. Wowe uri kundeba nawe nicyo gikwiriye kuba gituma uhagarara kumenyesha abantu iby'umucyo wa Kristo, ukamenyesha abantu ko Kristo agiye kugaruka. Umurongo wa 8, ucyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wawuhamije ubwawe. Nanjye ubwanjye uhagaza ntago ari nge mucyo, nawe uhaguruka ukajya kuvuga ibyo kwa Kristo no kuvuga umucyo we, ntago uri umucyo, ariko ukwiriye guhamya Kristo wamenye, ugahamya Kristo ugira neza, ugahamya Kristo ugukunda, ugahamya Kristo wakwitangiye kugira ngo ubwo azaza azakurobanure agushyira iburyo bwe akugira ngo uzajye ibumoso bwe. Umurongo wa 9 ukavuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Uwo mucyo mubwira ni Kristo, yaje mu isi ngo atumurikire. Twakoze iki? Twamusubije iki? Nitwe twamubambye, nitwe twamuciriye imyenda, nitwe twamukojeje isoni, nyamara yaje ubwanjye nawe. Uyu munsi ahari ushobora kutamera nk'abandi bose, ugahitamo gukora igikwiriye, ugahitamo Kristo wenyine. Umurongo wa 10, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yari mu isi kandi isi yararemwe nawe, ariko igitangaje ntabwo tugeze tumumenya. Turi kureba kuza mu byawe ariko ntiwemerwe. Ibyo byose yajemo niwe wabiremye, niwe wabihagazeho, niwe wari kumwe na se biremwa. Ariko icyo twamukoreye nge nawe turakizi. Ahari aya niyo mahirwe yanjye nawe dufite muri iyi minsi heruka yo guhindukira tukagarukira Kristo, kandi yiteguye kutwakira. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntago ariko abantu bose ariko bahakana Kristo, ntago ariko abantu bose batumva Kristo. Abamwemeye, nawe uri muri kundeba niba waremeye Kristo ukaba umuhamya, urahirwa, uri mu mubare w'abahiriwe, kuko tubona ko ijambo ry'Imana rivuga yuko abamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nge nawe duharanire kwitwa abana b'Imana, duharanire kwitwa abantu bategereje kugaruka kwa Kristo, duharanire kwitwa ab'Imana kugira ngo twitwe abasatani. Imana itubashishe. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Umva akarusho k'umuntu wemera Imana, umva akarusho k'umuntu witangira Imana agakorera Imana. Ntago barabyawe n'amaraso cyangwa umubiri cyangwa n'umugabo cyangwa n'umugore, uwo yitwa wabyawe n'Imana. Nshuti muvandimwe, kuki utaharanira kwitwa wabyawe n'Imana? Kuki utaharanira kuba mu ijuru bicaka gutekerezaho bakavuga ati dore uwacu ura n'umuntu w'Imana, ni umuntu ukorera Imana? Birashoboka, nge nawe tubifatanyije. Ntago ari ibyanjye njyenyine, nta nubwo n'ibyawe wenyine. Dukwiye guhuriza hamwe, kuko Satani nawe ahuza n'abantu be ukabona bashishikaye. Nge nawe dukwiriye gushishikarira mu by'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Uwo ni Kristo n'ubundi. Yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe. Ariko ubwiza bwe twabuboneraga mu bitangaza yakoraga, ntabwo twabiboneraga mu mitima n'icyari kimuzanye. Uyu munsi rero Imana ashaka ko ubwiza bwa Kristo utabubonera inyuma ku byo agukorera, bubonere muri we, mu rukundo agukunda, mu kuntu yakwitangiye. Nibwo uzasobanukirwa neza uwo Kristo ari we n'icyo yashakaga ku buzima bwacu.
Umurongo wa 15, Yohana yahamije ibyo wavuga yore ati ubu niwe navuze nti uzaza hanyuma ni unduta kuko yahozeho ntarabaho. Twakomeje kugenda tureba Kristo ko nabamubanjije nabwo ubwabo bahamya yuko yabayeho nabo batarabaho. Uwo ni Kristo turi kuvuga twebwe, yaje mu byo ariko tukamusuzugura, nyamara n'umuntu uhambaye uyu munsi ushaka no kuvukira mu buzima bwawe n'ubuzima bwanjye akaduhindura bashya. Umurongo wa 16, kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyuzuye Kristo nibyo twahawe, ndetse n'ubuntu bukurikira ubundi. Ni ibyiza biza bisanga ibindi. Ibyo byiza nshuti muvandimwe kuki tutabishaka? Twabuze iki? Niki gituma tudashaka ibi byiza Kristo atubikiye? Nahanjye nawe ngo twitekerezeho, kuko iki nicyo gihe cyo kwitekerezaho, si igihe cyo gutekereza ku biturangaza by'isi, igihe cyo gutekereza ku mperuka n'igihe cyacu cya nyuma cy'ubu buzima. Umurongo wa 17, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Ibi ntibivuze ngo amategeko tuyatera ibuye, nayo hari icyo afasha kandi gikomeye, kuko nicyo kigaragaza umukristo nyakuri, nuko yitondera amategeko. Ariko turabona ko ubuntu, urukundo, amahoro, kwigisha byazanywe na Kristo. Uyu munsi Kristo arashaka kukwigisha uhindukire, ugire imibereho mishya. Umurongo wa 18, uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Ntabwo dutegereje kubona Imana kugira ngo tuyemere. Kristo ubwe yarabikoze, yatubwiye Imana, none arashaka yuko natwe tuyimenya. Uyu munsi Imana irashaka kumenya, uyimenya, ukamenya Kristo kandi ukamwubaha, ukamwubahisha. Uyu munsi Imana irashaka ko uyubaha birenze uko yubahaga mbere. Ukayubaha utitaye ku bintu, utitaye ku butunzi, utitaye ku iraha ry'ubuzima, ukayubaha kuko ari umuremyi wawe, agukunda kandi akwifuriza ibyiza. Ndagira ngo dukomeze muri Yohana igice cya 3 ku murongo waho wa 18 kugera kuri 21, turabona amagambo akomeye. Yohana igice cya 18 kugera ku murongo waho wa 21, ari amagambo akomeye. Bavuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Uyu munsi umucyo ufite utandukanye n'umwijima. Garagaza itandukaniro ryawe n'abandi, kugira ngo umucyo ufite umurikira abandi. Ntabwo umucyo twahawe dukuriye kuwuhisha ngo ubu wanjye, ngo n'ibyanjye n'abamenye ibyo. Oya, umucyo wamenye wuzane, nageza n'uwo namenye tubwire abantu ubutumwa. Yohana igice cya 8 umurongo waho wa 12, amagambo akomeye. Amagambo avuga ngo Yesu yongera kubabwira ati nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Kristo wenyine niwe umucyo w'isi, niwe ushobora kukumurikira ukaba umuntu muzima, ugakorera Imana utizigama, ugakorera Imana uyikunze, kuko nta wundi mucyo dutegereje. Ntabwo dutegereje umucyo uva kuri pasiteri, ntabwo dutegereje umucyo uva ku nshuti zacu, ntabwo dutegereje umucyo uva mu miryango. Umucyo wenyine ufite ni Kristo. Araguhamagara none ubu ngo uze akwereke inzira y'ukuri. Nshuti muvandimwe warungurikiye, ushobora kwibaza ngo none se nkora iki? Imana irifuza ko nkora iki? Tugiye kujya mu Migani igice cya 3 guhera ku murongo wa 12 guhera ku murongo wa 11 kugera kuri 12. Ntabwo ndi bubisobanureho byinshi, ariko tugiye kurebera hamwe icyo nkwiriye gukora n'icyo Imana yifuza ko nkora, tubirebeye mu Migani igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugera kuri 12. Twihuse. Imigani igice cya 3 umurongo waho wa 1 turagira ku murongo waho wa 12. Ukurikire, utega amatwi, wumve icyo Imana yifuza
ukora n'iki kwifuzaho. Umurongo wa mbere avuga ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Ubwo aho ngaho urakuramo igisubizo n'icyo ukwiriye gukora. Umurongo wa kabiri, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Ntabwo erega uba uri kwikorera, cyangwa se ntabwo uba ukorera Imana, uba uri kwikorera wowe. Ibi ngibi bizatuma ubona ubugingo bw'iteka ryose. Tugakomeza ku murongo waho wa kabiri dukomeza, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Ni ukuri kubaha Uwiteka bituma umuntu arama nubwo wapfa, ariko ububikiwe ubugingo. Umurongo wa gatatu, imbabazi n'umurava bye kukuvaho ubyambare mu ijosi. Ibyo nibyo turi gusabwa kugira ngo dukorere Imana kandi tubikorere dushikamye. Ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Andika Kristo ku mutima wawe. Andika ibyo yagukoreye ku mutima wawe. Wibyandika ku nshuti zawe no ku mbuga nkoranyambaga. Byandike kuri Kristo. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Ni ukuri. Ibyo numara kubikora gutyo imbere y'Imana n'abantu nibwo uzagaragara neza. Gatanu, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, niba uzajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Tugakomeza, wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye, ntuhinyure igihano cy'Uwiteka, kandi ntiwinubire nuko yagucyashye, kuko Uwiteka acyaha wakunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana yishimana. Ni ukuri ntabwo Kristo kuba guhana ari uko akwanze, ahubwo arashaka kubona ubugingo. Emera guhanwa nawe kandi yiteguye kumva, kandi yiteguye kugutega amatwi no kukubabarira. Naha nasoreza, ndabashimira ko twabanye, kandi ni ukuri Imana y'amahoro iduhindure, iduhe umutima muzima, iduhe urukundo ruzima, iduhe gukorera Kristo muri igihe giheruka. Mbere yuko nsoza, reka twongere dusabe Imana kudufasha mu isengesho. Mana nziza, Umuremyi wa byose, Imana isumba byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri iki cyigisho, wabanye nanjye, wakigejeje ku bavandimwe dukurikiye kuri Rubura TV, ariko nubwo ari njye wabivuze, sinjye uri bubashyire mu matima yabo. Niyo mpamvu dusabye Mwuka Wera wasigiye abazakwizera bose ngo amanukire umuntu wese ureba kino cyigisho, kandi amuhindure, amugire igikoresho cyawe, maze ubwo ugiye kuzerekanwa tuzabane nawe kandi tubane twishimye. Komeza rero tugirire neza, uduhe kugukora no kugukunda, maze Mwami mwiza icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze Data, urakoze ko wanye natwe, urakoze kandi ko ugiye gukora ibitangaza, ugakora n'ibikomeye, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.